ngubu umuntu navuga ngo ngewe ku giti cyanjye navuga ngo nivuganiye nawe uriya munyamakuru wo kuri Zaburi Nshya, kubera ko dusenga n'ubundi twari dusanzwe tuziranye, niwe navuga ngo yarampamagaye, ariko nawe ampamagara yatse nimero murumuna wanjye, aramubwira ati se ko Diane nimero yiwe nayibuze, niba hariyo mumuvugishaho wayimpaye tukaba twavuga nkaba nabasha kumuvugisha. Niwe navuga ngo nabibwiye kandi nabwo mubwiraho dukeya. Kimwe rero n'abantu bashakanye, ngira ngo ibiganiro byinshi turi kubona abantu bagerageze bakora ibiganiro byubake Diane, byubake Vitali, binubake Plaisir, binubake n'ababyeyi babo. Bayide bashaka kuza kuvugisha uruhande rwa Vitali, ndebe n'uruhande rwa Diane, umuntu mvugisha Karinija baze kubimfashamo yo kabyara, tuzabuza abo bantu ibintu birangire. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanyu biba bimeze neza cyane, abakunzi b'Urugendo Online TV mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nye nitwa Samu Gakire, nkomeje urugendo rwanjye umunsi ku munsi ndi kumwe na Jerry. Abakunzi bacu turabasubije cyane, abantu bakurikira ibiganiro byacu bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Ibitekerezo muduha ni ingirakamaro kandi duhora tubikeneye cyane mu rugendo, kuko biradufasha cyane. Twe rimwe na rimwe mugani ntago twagenda ngo tugereyo tutari kumwe tutabanje Imana. Nuko banza gukandagiraho Imana yakandagiye kugira ngo ikuremo ibisitaza byose mu nzira, ubundi urugendo rugende neza cyane. Ndagarutse n'ubundi ku bintu biri muri ino mihanda. Umuntu yakibaza ngo kubera iki bundi, kubera iki abantu bangana, kubera iki abantu bavuga abandi, kubera iki abantu kubera iki amakimbirane, kubera iki inzangano, bimaze iki? Ninde muntu wabigize ibyo bintu yubaka etaje? Ninde muntu wabigize ibyo bintu agira amafaranga menshi, agenda mu modoka nziza? Ibyo bintu n'ubundi birangira nabi rimwe na rimwe, ngira ngo turabibona nta n'impamvu yabyo. Cyane cyane tuba tubwira abantu bakiri bato ko peace and love, ngira ngo ni insuhuzanyo y'abarasta, ariko nanone ifite ikivuze kuri buri muntu wese. Jerry, umeze neza? Ndashima Imana cyane cyane. Imana umeze neza mu rugendo pe. Abantu bari kutureba ariko bajye kuri channel bita Rwanda Gospel Show, mukoreho subscribe. Ni channel ifite ikintu bita full gospel itavangiye, nta bya bindi byo kuvangira ibintu byinshi cyane. Ngira ngo ibintu biriho ni ibintu byiza cyane, mugereho mukore subscribe, muri ibiganiro byiza cyane. Hariho abahanuzi bagifite amavuta, mugiyeho kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi rero turagaruka, ngira ngo gukomeza mu mujyo, ariko noneho turi kubaka. Ngiye navuze ko ibi biganiro byacu atari ibyo gusenya, ni ibiganiro byo kubaka. Turi gucyaha abantu batukana, abantu baza muri social media bagatukana, abantu bavuga ibintu bidakwiriye, abantu banyura muri social media nk'aho bagiriye abantu inama ahubwo bakaza babasubiza hasi cyangwa se babagira inama zitari nziza cyane. Abo bantu turabacyaha cyane. Uyu munsi ngira ngo ndibuze kuvuga gato, ndi no kugira ngo ibi bintu ngewe Imana izabimfashemo namwe kandi mudukurikiye. Ngewe ndi gushaka gutera intambwe yo kugira ngo n'abandi bantu mwese mwumva ko ibi bintu byaba byo, ibi bintu biri ngo hagati Diane na Vitali basi birangire, kandi birangire neza. Ntabwo kurangira ari uko turi kuvuga ngo Diane asubiranye na Vitali, birashoboka ko basubirana, ariko nanone badasubiranye babane mu mahoro. Ntagire umuzongera kuza kuvuga, ntagire ibintu tuzongera kumva nyuma yuko wabanye mu mahoro. Ni campaign numva natangiza. Ndabizi ko Isa Karinijabo Noel mugenzi wanje wo ku Mavuta TV, ndakwisabiye nuza kureba iki kiganiro, uze kureba ikintu bitekerezaho. Birashoboka ko nge nawe twahura, nubwo numva ngo hari uburyo ngo mwavuze ngo Gakira ajya avuga ibintu bitari byo.
ndaza kwenda sinzi nimba ndibuze kuhumva Diane nanjye yansizemo ibyo yavuze n'ukuri narabivuze ariko ngiye naranarizaga gusa igihari cyiza cyo nuko ibyo navuze nawe yavuze ko bitari kuko ntawe nateye ibuye hagati ye cyangwa se hagati ya Vitali ntawe nabishinje navuze ko ibyo barimo bitari byiza cyane ngira ngo ikindi kintu cyiza nuko twakuri ibiganiro byo kubahuza apana ibyo kuza buri wese avuga undi Diane hari ibintu yarayavuze by the way n'uruhande rumwe buri mujye mugerageza no kuba abantu nyine muciye ubwenge mwanarize Diane yavuze akababaro ke yavuze ibyo yanyuzemo birashoboka ko bira byose yaba yabivuze yaraba yarabinyuzemo kuko ubari inkuru ashyiramo n'akantu ko hari uburyo ibyo bita ngo kuryoshya inkuru exaggeration ashyiramo amakabya nkuru ira nkuru rero wenda yabaze simbizi we n'umutima we bashobora guhamanya ko ari ukuri 100% uburyo yibaze ko byamubayeho byose kubera ko nta wari uri kumwe sinshobora kuvuga ngo hano hantu yabeshye kereka aho mfite proof hari ibyo ndibuze kubereka ngira ngo ndi gutangira iki kiganiro ariko hari ibimenyetso noneho natangiye kujya nzana ibimenyetso amajwi uri nayo cyo nzajya mbona nzajya nyereka abantu nuvuga ngo mfite amajwi kantera gatebe abantu nimutera gatebe ndaza kubumvisha neza amajwi y'umuntu umwe hagati ya Diane na Vitali cyangwa se na Plaisir ni bari abatatu mfite amajwi y'umuntu umwe anyomoza ibyo yavuze cyangwa se ibimuvugwaho uburyo abantu bashobora kuba barabifashe cyangwa barabyakiriye hari amajwi y'ukuri ahari hari n'ibindi ariko ubwo kugira ngo mbereke ko abantu mwumve Diane mutamwumvisha 100% kugira ngo mudacira ntimweze Diane ngo mufate Vitali mu mutera amabuye na Vitali ntimumweze ngo mutere Diane amabuye mujye mu hagati gusa ibyabo ubwo twe tuzajya tuzana ibintu tubikubite hanze mu balancing no ku bintu bigomba jeri kiganiro wacyumvishe cyane mugoroba cya Diane nagerageje kucyumva hari ibyo numvisemo bishyashya yego bishyashya mu matwi bya bishyashya mu matwi yanjye pe hari ibintu bishya hari ibintu twumvishe uruhande mwe kwese turavuga ati mbaye kutwumva Diane yari yaragowe niko umuntu wese ubyumva ashaka kuvuga ariko nanone wongera uhindukiza ubwenge umve ko ari Diane wavuze Vitali nta kintu aravuga n'ubundi iyo umuntu ari kubara inkuru ihita wishyira mu mwanya w'ibyo ari kuvuga cyangwa yaciyemo kavuga yo yarahungabanye yarahuritse yahuye n'ibibazo ibintu nagiyemo abantu ingero z'inkuru tujya dukora ugafata nk'umudamu akago ubuhamya ukabona abantu bararize wari warahuritse umugabo akabanza akamihorera akazenguruka amacana umugabo akaza nkarimo agakora vaje nimwe agahitana nigende twarabibonye kenshi twabonye kwa mama Shavene twabonye ibintu byinshi n'ikiganiro rero part 2 nacyo cyari kirimo ibintu amakuru hari ariko ngo hari n'indi part 3 ariko ntago bari kuyumvikanaho neza iyi part 2 rero ku muntu wayumvisha wese w'umunyabwenge ntago twabura kuvuga ko ikoze buryo buri profession yego kuko impamvu ko tuba turi kubivuga twe tubivuga nk'abanyamakuru turanariza ikiganiro ukacyumva ukumva ko ari ibintu bimwe na bimwe byagiye bivanwamo cyane hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bivanwamo kuko umunyamakuru umuhanga wenda ashaka kubyumva avuga ati ibi bintu nibijya hanze society irabifata ute nta kintu ndabandi kubaka reka nkuremo ibingibi wenda avuge ubuhamya ukorega n'ubuhamya bwose ntago ari ngombwa kubushyira hanze burangiye ngayo umuntu uza kuri social media hari ibintu bigomba kuvugirwaho hari amabanga yo mu cyumba indani umugore ngo umugabo arongora nabi ibyo ni ibanga ry'urugo akaza kuri social media akabivuga hawo ibyo bimaze iki ufashe iki ubundi bajya bavuga ngo numva ko ari naryo banga ryanyaryo ry'urugo ahubwo umwenda w'umuranzi ngo wanikwa ufurirwa mu gikari mu mbere niko ngira ngo abantu bakuru baraza kumfasha kubunonosora neza ariko imyenda y'imiranzi ni uvuga ngo ntago ushaka gufata amantuza
amakariso ya myenda twenda tw'imbere ngo ugiye kuyanika ku mbuga ku irembo oya ibigomba kujya ahantu nyine ko mwibanga kuko nayo abari imyenda yo mwibanga ni kimwe rero n'abantu bashakanye ngira ngo ibiganiro byinshi turi kubona abantu bagerageze bakora ibiganiro byubake Diane byubake Vitali binubake Plaisir binubake n'ababyeyi babo by the way kuko turi kuvuga ngo Diane hari uburyo yavuzweho nabi byaramutushije bitusha n'umuryango Vitali right now ntamerewe neza n'umuryango we ntago wambira ngo mama we arishimye ni mugani ni bucura we arimo avugwa kandi ari kuvuga ibintu bitari byiza umubyeyi ntago yaba yishimye ibyo rero ni ibintu tuba tugomba kubanza gutekerezaho bikaba na byiza ko ibi bintu binahagarara bibaye ngombwa kuko nibikomeza gufata indi ntera mbo cyakoze abantu kubera ko ngira ngo abantu benshi bitewe n'ukuntu abantu bamwe babaye intora abandi ubuyobozi bwacu babubaye maso ngira ngo ibintu bari batangiye kugenda bavuga by'ingabitekerezo bagiye ibyo byahise bigira utya bagiye babiceceka abantu babivuze umuntu nta bikirimo ndumva inkuru yarabaye ku bindi bintu byose ikintu rero cyatumye ndibuze kuvuga kuri ibi bintu yavuze ndahera ku kintu cyo ko Diane harimo kumukubita birimo yego hari aho yavuze wenda ntiyabivugiyemo kuri detail cyangwa se wenda mu kiganiro hari ukuntu babikuyemo ariko hari aho yabajijwe ngo Vitali yigeze gukubita Diane yasubije ati rimwe se okay icyo ni ubwo ni ukuvuga ngo nimba Vitali ibyo ni ibintu rero yavuze ati ni nka kabiri niyo mpamvu ejo bundi navuze ngo musengere umuvandimwe by the way babikoze murabizi ko ubuyobozi bwacu umwana igitsina gore n'abantu bakunda guhohoterwa cyane bitewe n'uburyo babarwa nk'abanyantege reka mbivuge gutyo buriya no mu ntambara mu rugamba usanga umwana n'umugore bari protective cyane kubera ko babarwa nkaho nyine baba bari ari abanyantege nke reka mbivuge gutyo ibyo rero ashaka ko ufite intege nke z'umubiri ariko performance ya skills iri hejuru aperforminga neza niyo mpamvu ubuyobozi bwacu bwiza buvuga ati umugore arashoboye nibyo uko karashoboye ariko nanone ugatekereza ko umuntu wakubita undi muri iki gihe nkeka ko ugiye no mu rwuri rw'umuntu ugakubita inka y'inkoni mwagerana kure ntambutse ngasanga weje uri gukubita nk'umwana wawe wibyariye mfite imva nakugeza kure ntaranamubyaye ndi umuturage usanzwe ko baravuga ngo umuturage n'ijisho rya mugenzi we nimba koko Vitali yarakubise Diane nimba ntago harabika kurimo ibi bintu nizere ko yakoze amakosa mu nzego z'umutekano cyangwa se mu nzego z'ibanze iyo raporo irimo kuko iyo raporo ibaye itarimo ngira ngo binabaye byiza ngewe nturiye umudugudu bari batuyemo nakora follow up y'ikiganiro hajya kuganiriza ubuyobozi bw'umudugudu mpereye mu isibo ubuyobozi bw'ibanze bamutwara sibo abo abantu bagera ku makuru abantu bo hafi babizi kuko nzi ko raporo ntago yaburi kubiri mu mudugudu ntago umugore yagenda Vitali yatanze raporo kandi nabo ngira ngo hari ibyo batanze z'impamvu bagiye muri izo mpamvu rero gukubitwa mubaye mutabisizemo bikaba ari bya bindi bije kuri social media bije kuri social media hari ikindi kintu kibyihisha inyuma kuko njye amakuru mfite nuko nukuvuga ngo mu bintu byo gukubitwa kereka nimba ari ikirego cyiyongereyeho nyuma muri raporo za bya bindi twavuze harimo gufatirwa ibyangombwa hakazamo kubuzwa uburenganzira guhozwa ku nkeke kumwima umwanya wo kwidagadura no gusura inshuti ze ko yavuze ko mu kiganiro akunda kwisuranira cyane akunda gusura inshuti ze ubwo wenda ibyo byose ubwo burenganzira Vitali yamwimaga mu bintu numvishe cyangwa se mu makuru nari mfite nuko ari byo bintu nizo mpamvu zishobora kuba zaramukuye kwa Vitali ubwo nimba muzi impamvu zamukuye kwa Vitali kengerama n'inko zigenda harimo gukubitwa ikintu cyo gukubita cyo numvise minki umuvandimwe
bamubazaga ngo iki ngo ngo wazikira ngo inki rero nimba ku kantu karimo no kuri ntago ari byiza ukaba mutara kamenshoni biramutse ari byo ntago byaba ari byiza ku ruhande kuri Vitali ntabwo njyewe narababwiye ngo Vitali ntabwo ndi umuvugizi we nta nubwo abayantumye ahubwo twe turashaka ko impande zose turebe baransinge tuvuge ngo Vitali hari amakosa yakoze Diane hari amakosa yakoze ibyo bintu ari no mpamvu twavuze ngo itorero ryakoze iki imiryango yakoze iki urwo ruhare twararubuze hari no mu mama ejo bundi twaganiriye wumvaga ko abaza ati bari abantu ba pare na marene bo bagombaga kuba hafi y'abana uruhare rwabo ko tutarubonye marene byari ifoto gusa abantu wakodesheje ibyo umuntu areba baryoshya amafoto marene uzaryoshya ifoto akaba ari umumama usa neza uberewe n'ikanzu bikarangirira kwifotoza agahita yigendera ariko ugasanga nawe si wa mubyeyi wakura ku inama si wa mubyeyi wahamagara kuko Diane ndagira ngo mbibutse tutari twagera kure Diane yavuze ko ava kwa Vitali nta muntu n'umwe yabimenyesheje yego nta muntu n'umwe yavuze ko niwabo batari babizi ndaje ndakumvisha amajwi hano shaho yego uretse Jerry ndaje nkumvishe amajwi mu majwi mfite ngira ngo muri iki kiganiro ndanyuzamo ijwi rimwe gusa kuko buri munsi ndajya ngenda as long as ndi gukora ntuzo yo gushaka ndashaka kuza kuvugisha uruhande rwa Vitali ndebe n'uruhande rwa Diane umuntu mvugisha Karinija baze kubimfashamo yo kabyara tuzabuza abo bantu ibintu birangire tutabahuje kuri papasi ubwabo baramutse bifatiye umwanzuro kumva ko basubirana sava bidakunze birashoboka ko bahita bo barangeza bakavuga ati nimba abantu barabonye ukuntu Yvette Abayo Sandrine yarangije ishuye n'umuhanga cyane uriya mukobwa yaragarutse ati ibintu byarangiye twiyunze nta kintu kibazo na kimwe gihari ibi nibyo Rwai nawe bashaka ko batari inshuti na ntuza na Jackson Red Blue Jade ushaka gusanga atari inshuti ariko bavuga ngo muri social media bitewe n'ibintu bari batangiye kugenda biyongerera ubari inkuru batangiye kuvuga ko harimo yafataga kuri wunshenje kwaje urumva buri wese yazanaga udukuru two aza kwizanira umugore azanye umugore abaye arafuha abayo nabo bonye ko inkuru zitangiye kuba nyinshi yabikemuye neza cyane ndagira ngo rero n'ibintu bya Vitali na Diane ndakeka ko Vitali na Diane baramutse bahuye akoze nk'ubu nk'umuvugizi wa ADPR cyangwa se umushumba cyangwa nk'umubyeyi umwe twemera akabafata bomba akabahamagara bonye nari babiri akabaganiriza akabaza niwe akabaha imbuto akabaha utuji bagasangira nk'abana b'Imana akabwira ati ntabwo bikwiriye kugenda kuriya ntabwo ibyo bintu byose turi kubivuga bifite target yuko dushaka ko Vitali na Diane basubira kongera kubana nk'umugore n'umugabo ibyo bintu birashoboka hari option ebyiri birashoboka kimwe nuko buri muntu wese yakomeza iyo nzira kandi akayikomeza ibintu bimeze neza nta makimbirana arimo ariko ngenda byifuza ko basubirana kuko karaga couple keza uretse satani nyine ariko rwose ariko se tutabeshye mu kantu numvishe muri kiriya kiganiro Diane bamubwiye ngo urashaka ko musubirana bizaterwa na Vitali ntabyemera biriya bintu nk'umuntu wanarize nta bindi bintu bura byari bibikurikiye nabyemera numvaga ko kameze nk'agashibuko ukuntu karimo utundi tuntu utamenye sindi umuhanuzi ariko iriya nabyemera ntabwo yarivuye dipe biriya harimo umutego meze utese ubwo Diane ari kiriya nta kibazo na kimwe kuko aramutse avuze ngo sinasubira kwa Vitali haba harimo ikibazo gikomeye mu gihe yaba yidekaraye ko we rwose ntibishoboka mu gihe tuzi ko umuntu arakosa agasaba imbabazi yamara gusaba hari amakosa Vitali yakoze hari ayo Diane yakoze hari nayo wenda ariko nawe arabyemera avuga ati wenda nanjye sindi shyashya hari n'amakosa menshi buriya atavuze atari no kuri Diane ari kuri family kuko nimba wabyumvaga wakurikiye ikiganiro
ibintu bimwe byaburaga ngo byagiye iwanyu wumvaga ko ariko still ari kuri Vital yamushinjaga ko agira umujinya w'indengakamere kandi udafite aho uvuye mu by'ukuri. Mbo niyo mpamvu buriya abantu babana ari babiri ari bakuru, umuntu umwe afite imyaka 20 guhera hejuru ya 20, ya myaka yose hari umuco yakuriyemo, hari umuryango, hari uburyo wamureze. Yego. Nawe mugiye guhura ufite iyo mico ibiri rero, niyo mpamvu kubaka nakunze Pastor Xavier ejo narabimubajije ahita bisubiza neza, kubaka byubakiye kwihangana nicyo kintu cya mbere kibaho. Ingo nyinshi muri iki gihugu zibaye zitihanganye, dushobora kuba twaba dufite abantu bake babana nk'umugore n'umugabo, bamwe barasubiye baba. Hari umudamu waje muri comment aravuga ati Diane rwose ibyo uri kuvuga ntibyari byo bikwiye gutuma usenya. Ati Satani yahagurukiye ingo, icyambere kitubesheje mu ngo kugezana n'isa n'ukwihangana, suko zirimo amahoro, suko Satani atazirwana, suko abagabo bacu ari perfect cyangwa twe turi perfect, ahubwo turihanganirana. Bo reka turebe nyine muri ibyo bintu byo kwihangana, wenda nawe niho habayeho merega, nawe ntabwo simbizi nimba hakana ko ari umunyamakosa. Ni umunyamakosa kuko mistake ya mbere yakoze nuko tutavuye ku tuntu abantu bapfaga twimbere two mu nzu, twaturi two mu nzu k'umugore n'umugabo, amenya icyombo, amenya itasi ye, ibintu nk'ibyo. Hari abagabo ntibindeba, wa mugabo utajya gucekinga ngo arebe bavuga ati ariko icyo kintu cyo kuri Vital ntago kirimo. Hari n'abagabo bakontorora, warakontorora avuga ko na stock y'ibyo kurya ari we wayiguriraga, ariko urugo ni urwa babiri. N'urwa babiri. One, hari igihe ibyo bintu bishobora kuba bibi bitewe n'umupartner wawe mu bana uburyo yakozemo. Urumva we nta kibazo yari abifiteho kuba umugabo yagenda akakora stock, it's okay, nta kibazo. Ahubwo gukontorora akantu ngo wavuganye n'iwanyu, ngo mushiki wawe yaje, ngo mutije isakosi, ngo nayigumane, ngo nayijyane. Mbo ibyo ngibyo bibaye ari byo, ku ruhande rumwe hari ubikunda hari utabikunda. Ntago abantu bose bafite characteristics nanone, kandi nabwo ntago abantu bose bihangana kimwe. Nubwo twavuze ngo urugo rwubakiwe no hari igihe wihangana rimwe, ukihangana kabiri. Ubu kwiriye kumenya icyo umuntu mubana akunda cyangwa yanga. Muri amezi mbona harimo kwigana. Buri wese yigunde. Diana akunda iki? Diane n'utwe dukosa twishire, ntuzongere ibintu ntago ari byiza. Vitali naye makosa. Vitali wenda agira umujinya, ararakara. Umugore akamenya uburyo bitwa. Kuko rega n'ababyeyi bakuru bari kureba iki kiganiro, mw'abantu mwe namwe murabizi. Kuko iyo ugiye kubana n'umuntu nibwo umumenye nyine twatuntu cyagihe arakaye, cyagihe abyutse, abafite ngira ngo Diane gute bitewe wenda n'iterambere n'ubunyamugi, ngira ngo bride shower ntago bikibamo, hakibamo inama. Ngira ngo no mu nsengero bride shower ubundi ntiyabahiziye abaslay mama n'abaslay bo mu matorero bakuryoshya amafoto, biyambariye ukuntu bajyanishije. Ngira ngo bakanakuremera bakaguha impano, ariko ngira ngo hari ahantu bundi hagakwiye kujya izingiro. Nyirasenge w'umuntu Marina, akaba hari n'abandi ba mama bakuru cyane cyane wenda reka tuvuge bo mwitorero, bagafasha wa muntu kugira ibyo asobanukirwa bijyanye n'urugo agiye kujyamo. Kuko harimo bya yindi twavuze ako kantu rero kabo bantu bariya, ibyo ni ibintu bibaho muri societe, ariko ni bya bindi by'ibitekerezo twavuze bibi bishobora gutuma abantu kwangisha umuntu abantu bitewe n'aho aturuka, bitewe n'iki. Nibyo bitekerezo bibi twese tuba turi kurwanya. Icyambere ntago nibaza ko uburyo abantu bavuga wenda bamwe na bamwe bagifite iyo myumvire takuvuga ngo umunyacyangugu abana n'umunyacyangugu ngo nawe barabimubwiye. Reba hano muri Kigali buzuyemo abantu b'abanyacyangugu. Ese kuko bashakanye n'abantu b'icyangugu? Hari utunzu w'i Musanze, hari utunzu w'umunyakigali, hari utunzu hano, kandi babanye neza mu mahoro.
ayo ni amahitamo y'umuntu ku giti cy'ibyo ntibyababuza umuntu Kuba kubana umugabo n'undi wasenyutse wikitwaza impamvu cyangwa se kuba umugabo wawe yarakubereye umwana mubiri kambivuge gutyo ntabwo byaterwa n'aho yavutse yego ni kamere imuri muri we personally ku giti cye yego ntabwo uburyo nteye ariko Jera ateye siko Vital ateye siko n'undi muntu wese ateye ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba afite quality ze aba afite n'ahandi hantu atari sawa afite n'utuntu tw'utugeso dukote faible hahandi uvuga ngo arakazwa n'ubusa ntajya avuga ntiyishima yego ibyo bintu byose nkuko wenda Diane nawe yavuze ati sinjya ndira hago nakishima ngo ndire biterwa n'umuntu nabyo ibyo si iyo si defo kandi rwose dukunda kubona mu bukwe cyane wowe ujya ufotora cyangwa ukafata nk'ubukwe rimwe na rimwe ujya ubona ko harimo abageni bagere munsi ukabona yarize cyangwa se hari hafi ya bose ariko hari n'abagabo ubona byarenze hari n'abagabo barira ukabona umusore yarize bibaho abagabo bararira cyane abagabo bararira biba bitewe n'ikintu cyose ngira ngo hari umutipe w'umunyamakuru yarareze birega umuntu arira kubera impamvu umutipe bita Byansi Samuel ngira ngo abantu barabizi n'umuntu aranaliza ibintu bya politike uriya mutipe mu bukwe bwe yararize man umugore waba ari wumuhoza yarijijwe n'iki yarijijwe nuko akoze ubukwe bwiza akajya abona abantu be bose mama we amaze igihe apfuye urumva iyo nemos yamukoze ku mutima akavuga ati hari n'igihe ureba wari gukunda inshuti zawe zigushyigikiye wari gukunda bagukurira bikakurengukarira hari n'urira zindirimbo zaba amasambarega nazo zarize yego bajya bazita ibihozo rwose wayumva ukumva neza rwose so ubukwe umuguranye so uragiye ugiye mu rundi rugo watekeza ko ugiye kubana n'abantu mutakuranye mutageze ute ni ngombwa ubu ugomba kugenda ariko ubugiye kwinjira iki mu wundi muryango ako kantu nako ka emotion kakaza ukarira hari n'abatarira ubu ntago twabarenganya cyane ko buri muntu wese abateye ukwe reka noneho tuze turebe kuri aba bantu bombi navuze ko wenda amajwi ndaje mbumvishe ukuntu kugira ngo dutangire twanarize reka turebe kuri aba bantu bombi nende kuvuga ngo Diane na Vital ntabwo bo ubwabo ko ari babiri batari binjirirwa bari abana beza cyari byiza barivugira ati ntabwo binjirirwa ari uko bageze mu rugo na relationship umuntu arayinjirira amagambo uyabwira ati nk'ubwo bamubwiraga ati nyacyangu uzarebe batangiye kugira ute kubiba ikintu cyiza kitari cyiza uzarebe relationship yo gutya bitangiye kuba serious ukavuga uti mfite gahunda iyi amagambo y'urucantege nibwo atangira kwisukiranya yaba ku ruhande rw'umuhungu no ku ruhande rw'umukobwa ngo kanaka gutya na gutya kubera iki babonye ko rwa rukundo rwanyu rugiye kubyara imbuto nziza mukajya ku yindi level bajya bavuga mu kinyarwanda ngo nta butaha butagezwe intorezo intorezo ni iki ni ya magambo nyine nta n'ubukwe bujya bubura ibyo bintu binyibukije twari turi kureba video kuri YouTube y'umwana umwana w'umuyobozi w'umukire uzwi hano wenda mu Rwanda umwana we yakoze ubukwe twari turi kureba video umukobwa afashe speech afata microphone abana bize hanze bose n'abana b'abakire bombi ntacyo bavuze baranazwe none afashe microphone avuga ngo abantu baraturwanyije jewe mpita nibaza navuga nzi ko barwanya abakene wenda bakavuga tugiye gushaka uriya musore ni umukene azakumarira iki ugiye gushaka uriya mukobwa ni ikirara kumbi n'abana bize neza ego urugo ni urugo uko rwaba rusa kose satani ararurwanya urugo rwose ni urugo ngira ngo rero wenda ikosa ryabayeho nuko bahaye umwanya bahaye urwaho satani arinjira amagambo bahaye urwahama abantu bavugaga ngira ngo ibindi byo mu rugo byabo ni ibintu bo baziranyeho cyane ariko ngiye ndashaka kubanza kwinjira ku bintu bitatu ndinjirira bwa mbere Diane ava mu rugo kwa Vital ibyo yavuze ndaje mbumvishe voice muraza namwe kumva uburyo ibintu byari bimeze ikintu cya kabiri ndi bwinjirireho biratwabivuze byo gukubita byo nabyo mu bishyireho ikibazo kuko nimba koko umuntu yaramukubise akaba
ataramureze cyangwa ntabishyire muri raporo eida nuko ari umurokore yangaga kwiteranya ariko se nanone nimba wanga kwiteranya ukaza kuri social media nubundi kuvuga nkeka ko ntabwo ari kumuvuga ibintu byiza ngo amushimagize nubundi ntako aho ngaha ko burokore ko kaba kavuyemo umuntu aba yabaye umuntu aba ari gukoresha kamere ntabwo aba ari gukoresha mugani w'abakatolike ngo roho mutagatifu nta mwuka wera aba yahamagaye aba ari we wenyine aho hantu ho gukubitaho naho muhashyira akabazo kuko nimba umuntu avuga ngo bamukubise bakamukubita inzego nta raporo iriyo muri raporo zihari ibyo bintu bikaza nyuma kandi nabwo bikaza n'amakuru ahari avuga ko n'ubundi mu kugenda reka tubanze turebe mu kugenda sasa mbanze mbumve mu kugenda ubundi byari bimeze bite Diane mu kiganiro yakoze yavuze ko agenda ese yaramubajije Dia ugenda ninde muntu wabwiye ntawe nta mama we nta n'inshuti yego yego twumvisha katwumve ngubu umuntu navuga ngo ngewe ku giti cyanjye navuga ngo nivuganiye nawe uriya munyamakuru wo kuri Zaburi Nshya kubera ko dusengana n'ubundi twari dusanzwe tuziranye niwe navuga ngo yarampamagaye ariko nawe ampamagara yatse nimero murumuna wanjye aramubwira ati se ko Diane nimero yiwe nayibuze niba hariyo mumuvugishaho wayimpaye tukaba twavuga nkaba nabasha kumuvugisha niwe navuga ngo nabibwiye kandi nabwo mubwiraho dukeya ndavuga nti hatejo n'ejo bundi bitazaba ibibazo akaza kumbwira ati subiramo ibyo wavuze mubwira ibintu bike ari naho yambwiraga ibyo byo kumwiba ibintu byo birahari bike bizajya bigenda biza tagamije kwerekana ko turi gusenya ahubwo no to make everything clear ukuri ku balancing ko abantu benshi bashaka kumva ko ibintu byose Diane ari kuvuga ari ukuri hari nk'ukuri ariko nawe urumva ko nka hariya yaravuze ngo umuntu n'umwe nigeze mbibwira none haravuze ati hari umunyamakuru w'inshuti yari yaramubuze ubwo twibuke ko Vitale hari ubwo yafashitiriye telefone yabyivugiye ati yigeze afata telefone zanjye simukada ayikuramo arayitwara yabanje guformata telefone yego ngo hari umuntu wamwise sheri ariko uwo muntu ngo ntabwo bamenye uwo ari we kuko ntiyamumweretse Vitale arayiformata akuramo simukadi arayibika none aha twumvise bashyire mu bwenge kuba Vitale yarayiformase aho ni sawa shyiraho gake hari urumva aho ni sawa nimba koko yarayiformase sinibaza ko umuntu w'umugabo ashobora kwifata namwe mumbwira agaformata telefone y'umugore we nta mpamvu n'imwe cyangwa se adahuye n'ikintu gituma afuka umuntu afuka kubera impamvu ntabwo nyine nshaka kuza fate ngo sheri wanjye ngo noneho ngo telefone hari n'abazimena abantu barafuka hari uyifata akayimena wenda n'urugero yarayimuguriye akavuga ati tuzagura indi afashemo message cyangwa abonyemo call y'ibintu ibi nibi ibyo ngibyo ni amabanga y'imbere yayo ntwa turi kuvuga mu bwabo ntabwo byo ndi bubyinjire mu nyenda shaka wenda twumvishe avuga ko Brazil yari yaramubuze nawe ni Brazil ararivuze se cyangwa avuze umunyamakuru wa Zaburi Nshya hako Zaburi numva ko ari big company ifite abanyamakuru benshi okay umunyamakuru wa kuri Zaburi Nshya yari yaramubuze wakoze ku nkosora na Brazil ririmo yari yaramubuze ko ariko nanone ngo kuko tubonana ku rusengero akoze ni igitangazamakuru kivuga batumwa ntazi na Brazil ririmo rwose uwo rero ngo kuba wenda yarabimubwiye ntago ngiye nshaka kumvikanisha nk'abantu bavuga ngo Brazil na Diane hari ibyo bakora ahubwo mu bantu Diane yagishije inama cyangwa se yabwiye
ibyo kuva kwa Vitali nawe arimo uwo munyamakuru tutazi buri ntazi ubwo mugani wasanga ntiwamenya uwo ari we bagira abanyamakuru benshi ni big cam ni yego urumva ubwo rero aho hantu namwe muhashye mwumvishe biriya yavuze aho muhashyira akabazo ikindi kintu andi makuru ahari Diana ava kwa Vitali ntabwo yagiye wabo mu rugo ryaraye Kinyinya cyangwa Kimironko ni Kimironko ndumva yabivuzemo aho hantu yaraye rero ngo ni kwa oncle we ariko uwo oncle atari yarabwiye Vitali ntago Vitali yaramuzi Vitali amenya amakuru abajije umubyeyi aramubwira ngo natwe ntabwo aratugeraho Vitali niko kujya he ibyo byose ubyumvishe byose ugomba guhita ubikurikirana kandi ibintu byose urabizi bikurikirana ufite umunyamategeko ugomba kureba umunyamategeko Vitali ashaka kubikurikirana avuga ati ni gute umuntu yandaranira umugore uwo muntu ntamuzi mu muryango wabo ampulisi ni umuntu w'umugabo gute aho hantu naho haje w'ikibazo Vitali aripotinga agiye kuripotinga kuri RIB mbere yo kuripotinga kuri RIB ariko urumva buriya umuntu wese ufite umuryango umuntu wese ufite itorero urumva abanje kuvugisha umubyeyi ahamagara umushumba wagatenga arabimubwira Kanamugire inde irindi zina ntago ndi kuryibuka muzee aramubwira ati mubyeyi bimeze gutya na gutya na gutya ngiye kujyana umunyamategeko wanjye muri RIB ngiye kurega uwo muntu w'umugabo ntazi wandaraniye umugore stile regana n'ubu ngubu Diane aramutse akoze mistake yuko bitaramufata ari kumwe n'undi musore cyaba ari ikirego gikomeye aracyari umugore we rega cyane aracyari umugore we aracyari umugore ubu ngubu yibeshya akababonana uri nk'umutipe uri gutereta yakugeza cyaba uteretse ibiki umugore w'abandi ariko nta mpeta yambaye nusu namubonye nk'inyarugenge nkavuga ni amakuru naba nkoze amakosa urumva umushumba yaramubwiye ati nk'umuntu w'umukristo wibijyana muri urwo rwego reka turabikemura mu itorero which is good ariko nanone ibyo bavuze ntabwo bigeze babikora yari abikoze neza nk'umubyeyi amugira inama nziza kuko rimwe n'umuntu ushaka kugira amarangamutima agahubuka akigira inama ukaba wanagiye ugasanga ubigejeje ku rundi rwego bikakunanira no kubigarura cyangwa se ugasanga ubisize ahantu habi ariko ubonye umubyeyi nkavuga ati byoborere ndaje turabikurikirana n'ibiki byari kuba nk'uko Vitali yandika urwandiko nabo bamuteze umutego niyo mpamvu bariya abantu bo muri ADPR Gatenga impamvu bari kuvuga biriya ubu naho ndabizi ntabwo borohewe hari umuriro ntiwabura ntabwo habura umuriro kuko wabonye ku buryo bagiye bitana gutya ngo bashinze ururondogoro kandi Vitali yatanze impuza y'ahantu avuye recommandation Vitali yabwirizaga mu Gatenga ku gatuti kibabaje ku gatuti imbere yarabwirije Vitali rimwe ko bigeze ko bavuze ko atigeze abwiriza nimba hari umuntu wo mu Gatenga uri kureba iki kiganiro atubwire muri comment nyomoza umbwira ngo Vitali nta na rimwe arabwiriza mu Gatenga kuko nzi ko ntago twari turi kumwe mu kiganiro namukoresheje cyagiye yanabimbwiye byose bitarabuka ku kiganiro kimukoresheje hashize umwaka njyewe ntabwo menya Vitali nari nzi ko ari umunyamakuru Garuzi ko ari umuvugabutumwa wakora urwego ntabwo nzi ko ari umuvugabutumwa by the way nzi ko ari umunyamakuru usanzwe nyuma za kumbwira ko ari umuvugabutumwa navuga wow ubwiriza harambwa ati rimwe na rimwe hanaha rye bantumira mu Gakinjiro hano ku Gasave umuvugabutumwa ajya abwiriza yarahabwirije none wabonye ukuntu bari abantu bamwihakanye
bariya abantu baravuze ngo ntabwo bigeze bamwandika. Iyo umuntu agiye gushyingirwa baramuranga inshuro nka zingahe imbere y'abakirisitu, imbere y'abantu bose, dore ngubu ibyangombwa yarabitanze, amafoto ntago bashobora kugushyira muri systeme. Niyo waba uri umwana wa pasiteri utanyuze muri process, wenda bitewe na network ufite bishobora koroha, ushobora kubishyira wenda umwarimu ntubishyira umudiyakoni wenda mu rwego rwa amategeko, ariko ayo mategeko yakurikije. Bari abantu rero bavuze kuriya ngo yaje ubuhubungu nta bafite mu bitabo n'ibiki, ndakeka ko kari akantu ko bagahobokiye. Ahubwo kandi kantu kabaye ni uvuga ngo icyo gihe Vitali yari yakoze raporo y'uko umugore we yagiye n'ibiki byose, Mashamba aramubwira ati wibijyanaho nk'itorero turahari uzabizana. Kumbi yaragiye yagiraga ngo babanze bategure Diane, babyigeho babyigeho banategure Diane abari bubanza. Vitali ikirego cye abazabo uza kwiregura, kuko yakibanze iyo baruwa yaragiye kujyana byari kwitwa ko ari we wareze, ariko Vitali ntabwo ari we wareze, ntabwo wari watanze raporo, ahubwo we yahamagawe kwisobanura. Ikindi kintu bagiye ibyane ko turi kuvuga ngo ntago bigeze bamwemerera, aha ngaho ubu tugarutse n'ubundi turacyari kunenga abantu batabigezemo uruhare kugira ngo ibintu bikemuke ntibinaze kuri social media. Iyindi mistake yabayemo, hari ngira ngo baramuhamagaye, abande bamuhamagariye kuza gucyura umugore ngo aze bamunge n'umugore kwitorero. hari hava amakuru aramubwira ati have ntujyeyo, uraza hano uri kuregwa gukubita umugore. Baravuga n'ubundi ko baramukubitiye muri office, ndazana nande ngo uraza hure n'umuryango, karimo imitego myinshi. Barabanje baramubwira ngo uraza ngo uhure, harimo akantu. Ibi byose ndi kuvuga ngiye ntago ndi kuvuga ibintu ntago ari hubuhubu nka wa madiyakoni, ntago ari hubuhubu. Amajwi ariko atagamije gusenya ibyo bintu byose arahari. Harimo umuntu umwe, ubwo nimba ari umwarimu nimba ari umudiyakoni gusa, ni umwe mu bantu bo mu Gateka. Ati ngwino tukunge na Prezire yaragukoshereje uko nyine they know uburyo ngo twabyumvise ngo sijuwi ngo yajyanaga na Diane, ngo urumva ko ngo urababaye, ngwino tubahuze, ngo duhamagara umuryango wa runaka. Vitality okay, Imana ibireba, Imana ishobora no kuba yaravugaga ati buri wese kari agashuri namunyujijemo, buri wese nacuka akomezize, birashoboka cyane, cyangwa se bakanasubirana. Ariko njyewe sinifuza ko babaye hari umwe wamaze kubona ko atahuza n'undi batasubirana kubera abantu, kubera ngo bamupushinze ngo ku rusengero, ngo inshuti ze zimupushinze, ngo abantu bakubwiye kubera amarangamutima, ngo kubera nyimukunda. Imbere ni heza, imbere ni heza, kandi hari ibyiza Imana idutegurira biri imbere. None aho urababaye, ariko ejo ibintu ushaka kuzaba bimeze neza cyane, wishimye ukavuga ku buryo uvuga ngo man warakoze. Kandi nzi ko muri bara babiri mwese imbere ntawo nshaka kuvuga ngo icyo muhombye nuko muhombye ko mwembi mwari kubana muzi Imana, muvuga Imana. Nicyo kintu muhombye, mugafatanya urugendo, mugafatanya kubaka ubuzima, mukanafatanya, ari cyo kintu cyiza. Naho ubundi intambara zo ntabwo zizashira. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, intambara zizahoraho. Washaka umumarayika, washaka inde, ntabwo ibyo bintu byo bizabura. Gusa buri muntu wese abakwiriye kugira ya ndangagaciro bita kwihangana. Iryo kwa turi kuvuga, ngira ngo wenda nimba hari n'ikindi kiganiro Diane afite, abantu benshi bari kuvuga ngo Vitali nawe azavuge bamwambitse urubwa. Simbizi nimba afite ibintu byo kuza wenda byinshi byo kuza kubwira abantu, dore ko twe twababwiye ko ntabwo, simbizi nimba hari n'umunyamakuru Vitali yatumye, ariko nimba hari sinzi warinde. Ariko according yanjye ubushakashatsi tuba twakoze cyangwa se n'amakuru tuba dufite, niyo tuba tugomba kuza kubagezaho, kuko ntabwo ari Vitali gusa, ngira ngo n'abandi bantu inkuru zose tuza kuzivugaho.
zaba iz'abakozi b'Imana zaba iz'abantu muri societe basanzwe baba bitwaye nabi ariko tugerageza kubaka cyangwa se tuvuga ati umuntu yakoze nabi mwe muri kureba ibintu mu bifateho isomo ntagire uzagenza nk'uko yagenze cyangwa se nimba yakoze neza ukavuga ngo nkore neza bandebereho nuko ibintu bimeze rero ngira ngo Jerry turi gusoza inama zanjye nuko nundi muntu wese udukurikiye nabo bo muri ADPR babifitiye ububasha nimba byanankundira nanabandikira ibaruwa nini nkavuga nti njyewe Samugakire uhagarariye urugendo Runani TV mbandikiye mbasaba ko mwadufasha mugakemura ikibazo sinaba gusa rega nukemura ikibazo cya Diane na Vitali uri umuyobozi w'itorero hazaba hakemutse n'ibindi byinshi wari ibintu byinshi biri gusenyuka yego kandi buriya ikintu cyageze ku bantu benshi abantu nicyo bafataho icyitegererezo babigizemo uruhare social media ishobora gutuma umuntu ishobora kwangisha umuntu abantu iri influencer bitewe n'icyo wayikoresheje ishobora gusiga umuntu isura mbi icyasha atari ko ateye ubu Diane hari abantu bagiye bamufata ngo nibiki wabibonye ko no yabyivugiye ngo abantu bagiye bavuga ngo sinize ngo bagiye bavuga ngo umudozi umutayeri nibiki biriya ntago ari ibintu bishobora kubaka umuntu nubwo ibyo ari ikibazo sinabyo byubaka ibyo byose izo ngero zose abantu baba bavuga Vitali nawe ngira ngo abantu bari kumuvuga ibintu byinshi ngo umutipe ngo kubita umugore nibiki ibyo bintu byose rero ntago byagakwiriye kuba biri kuba ntago umuntu yagakwiriye kuba commentinga avuga Vitali nabi Vitali n'umuntu uzagira umuryango uzagira abana bagiye babona ibiganiro bavuga ati kumbi nuko Vitali ashobora no kujya kurambagiza undi mukobwa avuga ati ntabwo avuga ngo ntajya kuri mikoro ngo arabatuma aradutuma oya ntabwo adutuma kubera ko nubundi ubusanzwe atari na Vitali wenyine twagiye tuvuga ejo bundi ku bwa Theogene nyakwigendera hari bitagenda neza twavuze ku bwa wa mugore w'imuhanga wa mubyeyi bavuga ko yafashwe ari yama video abantu bose babona abo bose ntabwo na Boaz ntabwo abo bantu bose ari abanyamakuru si nuko twari tuziranye si nuko twe twaragiye dukorana ibiganiro ahubwo nivyo ariko tuba tuvuga ngo umunyamakuru ni ijisho rya rubanda ugomba kuvuga ati hari ibintu ndi kubona hari reka tubizane ku meza twe tubishyira ku meza rega bikajajingwa namwe mureba ntabwo ngewe nta n'uruhande mba ngomba kuba ndiho gusa nshobora kuvuga bitewe n'amanaha amakosa menshi ari ukumva nabangamiye kwa Diane cyangwa nabangamiye kwa Vitali ariko nanone buriya nkawe ureba ntabwo ubwinshi bw'amakosa bushobora guhita ufata ngo ubigerekeho umuntu kuko nabonye hari abantu baba bameze kawadi ni nka ko kuriya reba nk'ukuntu hari nk'ukuntu inyoni ishobora kuguruka umuyaga ukayitwara ntabwo ibiza ahigiye undi wagaruka nawe ukayigarura hari abantu bameze gutyo kuri social media bari kawadi ba bantu turaza tukavuga ngo Diane yahemukiye Vitali rwose aragenda arahukana aramusiga aramubabaza akazate karagakobwa muri comment tikumbi narabibonaga mukanya Diane yaza kuvuga Diane we ko wari warahuritse abo bantu mujye mugira musimamu mwe mwanarize ubundi umunyabwenge nta nubwo uhita commentinga utukana kuko nkushaka kuburi gutuka Vitali vaje ni itaraza ko Vitali rega nta kintu aravuga kandi nawe afite ibyo afite nawe ntago wamuzana ngo mwicaze acicika kuburi ko gusobanurira nagusobanurira uzabalansinga usange umunyakuri ninde uzirebera bitewe n'ibyo ubonye kujajinga tureke gufata Diane tureke gufata runaka ahubwo reka tuvuge ibiri kuvugwa ibyo runaka yavuze ngibi tubishyire ku meza ubundi twe none twicare tuvuga ati hano hantu hakwiriye iki nta nubwo byari ngombwa nge mbona ikiza Jerry wenda tunasoza mbona kuguterana amagambo byo muri social media byahagarara rwose bikarangira tugakora n'izindi gusa nkuko wari ubivuze itorero rigira uruhare rwaryo kandi rugaragarire abantu tubone performance yaryo isa nimburukunyu aha niho hakenewe imbaraga z'itorero rya ADPR Gatenga isa ndagusabye urahasengera
uziranye n'umuryango wa Diane, nanjye Vital turi umunyamakuru mugenzi wanjye turanaziranye. Why not ntaganiriza Vital kunzi ko wenda hari igihe yanyumva nawe ukaganiriza ku yindi kote, tugahura ibi bintu bikarangira, tugakora ikiganiro tuvuga ngo Imana ishimwe ko amagambo byo kuri social media birangiye. Even if wenda niyo batasubirana, ko ngiye ntago ndi ku emphasizing ngo basubirane. Birashoboka ko basubirana, nta nutabyifuza kongera kubona kapo y'abantu bameze kuriya, kimwe nuko wenda ku mahita dusoreze kuri kuvuga ngo hagireho uruhari rw'itorero. Rwose ntabwo ari ngombwa ko ibi bintu bijya mu by'abana b'Imana bijya kuregana mu bisorezi hano, hazeho contribution tubone itorero rigezemo. Bitari ibyo ni kuvuga ngo mugenzi wanjye Isa Karinijabo Amavuta TV, ndagusabye ndakwisabiye nzi ko kugira ngo baguhe ikiganiro nuko bakumva kandi bamwubaha, nuko banakubaha. Mbabarira, ndabikwisabiye nubona iki kiganiro, you can call me, tugahura, twamara guhura ukavugisha koti imwe nanjye nkavugisha uti, tukabahura, tuzabigerageze. Nzi ko bitazatunanira kandi Imana izabana natwe, kuko buriya nta nubwo wavuga ngo ntibyashoboka ndabizi. Nta kintu kidashoboka, ibintu byose bishobokera umutima ushaka. Nzi ko nabo batifuza ko ibi saga zabo zitarangira, kuko ntago boroyewe kubona uri gutaninga buri kinyamakuru cyose ukabona notification yawe ikuvuga, wajya muri comment ugasanga abantu bagututse bakuvuza ibindi, which is not good. Niyo mpamvu tuvuga ngo itorero mudufasha mw'ababyeyi ibi bintu kandi murambivuga nukuri mubishyireho. Nimwerega bafite urufunguzo. By the way, Vital ntago yasuzugura ubuyobozi bw'itorero, kandi bwa mbere yaranabwitabaje akumvira inama zabwo. Vital wazaga mukamuha gatuta akabwiriza, n'ubu ndakeka ko mutamutenze. Ni umukristo wanyu, nubwo bamwe bamwihakanye, ariko we don't care about them. Bariya bafite uburyo bwabo bateye, ariko ndakeka ko akiri umukristo wanyu, aracyari mu nshingano zanyu, ni umwana wanyu, mwaramushyingiye, mwaramuhekeye. Ibyo bintu Diane ni umwana wanyu mugatenga, akora umurimo w'Imana, ni umuririmbyi, ni umunyamasengesho. Abo bantu rero izo ntama ntituzibure, ntizizimira, ahubwo zikomeza umurimo w'Imana. Hari igihe Imana yabiri kubanyuza mu bintu nk'ibi bikomeye, ariko bishaka kubaremera ubuhamya cyangwa se kubagira abantu bakomeye cyane. Ngira ngo twasoreza aho ngaho Jerry. Ego rwose babikoreho, Imana ibane nabo, kandi twiteguye impinduka nziza kuri iki kibazo. Murakoze.